Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Theophile Byukusenge. Nizere ko aho muri mu bice bigiye bitandukanye mukurikira Kwiringira TV muri kumwe natwe turi kumwe namwe. Tubahaye ikaze mu buryo n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ibyigisho ndetse n'ibindi bitandukanye tugenda tubagezaho. Njyewe ubasuhuza nitwa Theophile Byukusenge, ndi kumwe na mugenzi wanjye Emile Giratson. Tubahaye ikaze mwese mugiye kubana natwe mu kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye, by'umwihariko mu bakoresha social media zigiye zitandukanye. Benshi bari kubona umwe mu bakinnyi waretse iby'umupira ubw'imyemerere ye. Aha benshi bari kumutangara cyane, abandi bati se wareka akazi cyangwa se wareka ibyagutungaga ukajya kubahiriza icyo wita cyangwa se icyo twita imyemerere. Bamwe bati bibaho, abandi bati ibyo ntabwo bishoboka rwose. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Emile, agiye kudufasha cyangwa se agiye kubafasha twese hamwe kugira ngo atubwire byinshi ku by'uyu mukinnyi. Mbahaye ikaze ndetse tubahaye ikaze kuri Kwiringira TV. Bahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Kwiringira TV. Amazina yanjye ni Emile Giratson. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ridasanzwe, inustado, bidasanzwe, ibitangaza. Sylvain Wona ufite imyaka 22 y'ubukuru, wahoze akinira ikipe ya Zurich FC, akaba n'umukinnyi mpuzamahanga w'Ubusuwisi w'abatarengije imyaka 21, yatangaje ko arangije umwuga we w'umupira w'amaguru kubera impamvu z'idini. Iki cyemezo gitunguranye cyatunguye isi y'umupira w'amaguru mu Busuwisi. Sylvain Jeremy Wona yavutse ku itariki ya 15 Mutarama umwaka w'2002. Ni Umusuwisi wahoze akina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga, wakinye nka myugariro. Sylvain Wona amazina ye bwite yitwa Sylvain Jeremy Wona, yavutse ku itariki ya 15 Mutarama umwaka w'2002. Ubu afite imyaka 22. Nk'uko byatangajwe ku rubuga rwa FC Blue Oasis, Sylvain Wona yubahiriza isabato, umunsi w'ikiruhuko no gusabana n'Imana, guhera ku wa gatanu nimugoroba kugeza ku sabato nimugoroba. Iri tegeko ry'amadini rimubuza gukina imikino no kwitoza ku sabato, ibyo bikaba bidahuye n'umwuga w'umupira w'amaguru nk'uko yabikoraga. Umukinnyi ukiri muto wa Zurich yagize ati: ndashaka gukurikira Yesu Kristo kandi umunsi w'ikiruhuko wa Bibiliya wabaye ingirakamaro kuri njye. Ati: kuri njye nk'umunyamwuga, ibi bivuze ko ntagishaka gukina umupira w'amaguru ku munsi w'isabato. Sylvain Wona yatangiye umwuga we muri FC Zurich, aho yegukanye igikombe cya shampiyona y'Ubusuwisi mu mwaka w'2022. Yinjiye mu ikipe ya Blue Oasis Wings yo muri Australia muri Nzeri 2024, aho yari asanzwe. Amasezerano ye mu ntangiriro yari ateganyijwe gutangira kugeza 2026, yahagaritswe n'ubwumvikane bw'ikipe. Nubwo umwuga utanga icyizere ndetse no gutoranya bwa nyuma mu ikipe y'igihugu y'abatarengije imyaka 21 muri Nzeri, Sylvain Wona yahisemo gukurikiza ukwemera kwe. Uru rubanza runyibutsa neza urwa Johan von Lanten, wahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'Ubusuwisi, akaba yarashizwe mu masezerano ye muri Colombia mu mwaka w'2011. Bishoboka ko adakina ku wa gatandatu kubera impamvu z'idini, kubera impamvu zo kuruhuka ku isabato. Guhitamo kwa Sylvain Wona kwerekana akamaro k'imyizerere ishingiye ku idini mu byemezo by'ubuzima ndetse no ku bakinnyi bakomeye. Uyu Wona ni umwe mu bagize itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, aho ku isabato wizihizwa n'umunsi w'ikiruhuko. Bitandukanye n'amadini menshi cyane hano ku isi yitwa ko ari aya Gikristo, asenga akizihiza umunsi w'icyumweru. Abanyamuryango babujijwe gukora ku munsi w'isabato, byateye amakimbirane akomeye kuri Wona nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga. Kubera iyo mpamvu yahisemo kumanika inkweto.
areka kariyeri ye. Wona yatezwe imbere mu ikipe izwi cyane yo mu Busuwisi yitwa Zurich FC nk'umukinnyi ubikora kinyamwuga. Nyuma y'amagambo akomeye atoroheye umukinnyi uwo ari we wese, gutangaza ku mukinnyi wo ku rwego rwo hejuru rukomeye nk'urwa Wona biragoye kubikora kuri bamwe, ariko ku bandi birashoboka kubera Imana. Ikibazo ni kimwe: ukimara kumva iby'uyu mukinnyi, uyu munyabirwi Wona, wowe ni ibiki waretse kugira ngo ukurikire Yesu Kristo kubw'impamvu z'isabato? Yesu ajya mu ijuru yabwiye abigishwa bati basigiye Umwuka Wera azabane namwe. Arongera ati, icyakora muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya, Yerusalemu n'i Samariya kugera ku mpera z'isi. Ayo magambo murayasanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1:8. Ntabwo abantu bose bavuga ko bubahiriza isabato bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, ndetse no muri twe harimo abigisha abandi ukuri batazakira ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Babonye umucyo w'ukuri, bamenye ubushake bwa shebuja, basobanukiwe ingingo yose yo kwizera kwacu, ariko nta mirimo bafite ijyanye n'uko kwizera. Iyo dusomye mu gitabo cy'urwambere rwa Petero igice cya 3:12 hatubwira iki? Hatubwira ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Uwiteka duhere kandi aduhe gukora ibidukwiriye ndetse n'ibidushobokera kugira ngo tuzabashe kuba mu bwami bw'ijuru. Twagize amahirwe, twagize icyo twumva cyangwa se twabonye amahirwe kugira ngo tugire ibyo twumva n'ibyo twasobanukirwa. Nakoze kubana natwe, Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, tuzajya tubibategurira uko bukeye n'uko bwije. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe no kubarinda rwose. Amena. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.